mvugo yacu. Ese koko ibyo bintu byari bifite agaciro? Amen, amen. Yaravuze ngo hari ibintu byarindamu yanjye. Icyambere ati ngewe ndi umwisiraheli w'Abisiraheli, mvuka mu muryango wa Benyamini. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ndi umunyedini wiyubashye, idini ryanjye ndi umufarisayo. Kubyo gukurikiza amategeko, mu yandi magambo ndi umufarisayo utari uw'idini, nubwo idini ry'abafarisayo ryari idini. Mu myumvire nko kuvuga ati murabizi ko ubufarisayo ni imyemerere, ni idini, ariko muri iryo dini ubwaryo ngewe ndi inyangamugayo, kuko kubyo kubahiriza amategeko ndi inyangamugayo. Ntabwo ari ibyo byonyine, murabizi neza ngewe mfite na nationalité romaine, mfite nationalité y'Abaromani. Rero nize amashuri menshi, nta nubwo ari icyo gusa, nigiye ku birenge bya Gamaliyeli. Yego, aravuga ngo ariko ibyo byose, ibyo byitwaga indamu yanjye, nabitekereje ko ari igihombo, ndetse mbitekereza ko ari amase. Iyi Bibiliya yakoresheje ikinyabupfura, bavuga amazirantoki. Nabitekereje ko ari amazirantoki. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ubundi butunzi butagira akagero buruta ubwo ngubwo nababwiye. Umva rero, tubisomye wavuga ngo ariko ibyo Paulo yavuze bivuze iki, bimaze iki? Yego, ibaze nawe umuntu arimo arakubwira ngo ibyarindamu yanjye. Twebwe twakavuze ngo ibyari amazu yanjye, ibyari imodoka yanjye, ibyari amafaranga yanjye kuri konte, niko agatekereje. Twebwe nibyo dutekereza nk'indamu. Nyamara ibyo Paulo yaravuze nibyo byashingirwaho umuntu akabona cyitwa ukomeye. Mu yandi magambo, ibyari identite yanjye, ibyari agaciro kanjye. Amen, amen. Ibyo umuntu wese yakwirata, ibyo umuntu wese yaharanira, ibyo umuntu wese yakumva akavuga ngo ngewe ndarenze, ibyo byahindutse igihombo. Kandi ntabwo byampombeye, ninjye wahisemo kubihombya. Turi kujyana nshuti yanjye. Icyo gihombo se cyatewe n'iki? Cyatewe no kubona izindi nyungu, byatewe no kubona ubundi butunzi, byatewe, haleluya. Ndabizi mwese cyangwa benshi hano ntabwo muri bakavukire ba Bugesera, siko bimeze. Ntabwo muri bakavukire hano. Wasanga aya mazu meza nyine tureba ari mwesha ari ayanyu. Mwaraje mugura ibibanza, kugira ngo mugure ibyo bibanza hari icyo mwatanze mwari mufite. Ni ukuvuga iki? Hari amafaranga yanyu mwari mwarabashije gushyira kuri konte, kubitsa, muyabitsa igihe kinini kugira ngo muzaze muyagure ubutunzi, muyagure ubutaka hano. Mu yandi magambo, kubera icyo ushaka muri ubwo butaka, niyo mpamvu y'amafaranga waruhiye yose wayahaye wa muntu waguriye kugira ngo ubone ikibanza aho ngaho. Mu yandi magambo, ikibanza cyari gifite agaciro kuruta ya mafaranga. Ubwo ndi kugerageza gusonuza amagambo yoroshye. Umva rero bavandimwe, icyo Paulo yavugaga, nari umwisiraheli, nari umuheburayo, byari bivuze iki? Byari bivuze ngo mwibuke ko nari ubwoko bw'Imana. Icyo gihe abandi ntabwo bitwaga ubwoko bw'Imana, Abisiraheli nibo bitwaga ubwoko bw'Imana. Mbibutse Yesu yigeze kuvuga, baramubwiye ngo mwigisha, ngo hari umugore wari umunyamahangakazi ngo yasanze Yesu, aramubwira ngo nkiriza umwana. Yesu ngo akomeza kugenda nkaho atamwumvise. Umugore akomeza gukoma induru, noneho abigishwa babaderanje n'urusaku. Baravuga ati aradusakuriza. Ni inkuru dusoma muri Matayo 15. Aradusakuriza. So ati mukize cyangwa umubwira rebe uko abigenza, ariko birimo biratuderanja. Yesu aravuga ngo ntabwo ari byiza ko mfata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Ntarabimenya kera, navuze ni Yesu yaratukanye. Yesu aratinyuka agatukana ngo ni imbwa. Imbwa. None se ugira ngo yaratukanye? No, nabigishwa ntibikanze. Kubera iki? Kuko Abaheburayo abandi batari bo babitaga imbwa. Niyo mpamvu muri Zaburi bahanura aba Yesu bavuze ngo imbwa zaramukeye. Icyo bavugaga, abanyamahanga bambereye, kuko nibo mbwa, nibo banciriye urubanza, nibo banutse. Murabizi imbwa ntivuga, iramuka. Iyo yakwikanze iramuka. Nicyo Bibiliya yavugaga. Rero ku banyamahanga bari bazi ko nako ku Bayisiraheli abandi batari bo ni nk'imbwa. Uranyumva neza? Rero Paulo yavugaga ngo ngewe ndi umuheburayo, ngewe ndi umuheburayo. Urumva icyo yavugaga? Sindi nk'abantu, ndarenze,
ndi mu bwoko bw'Imana, umugabane wanjye urenze uw'abandi. Icya kabiri, haleluya, ndi umufarisayo w'abafarisayo. Uzi icyo yavugaga? Niryo dini ryari rinini mu Rwanda, nakwicyo nanjye mu Rwanda, mu Israel. Niryo dini rinini ryari ririho icyo gihe, ryizewe, rifite abakristo benshi. Ubwo nkoresheje imvugo y'ubu, rifite abayoboke benshi. Idini ryo kubahwa. Hari amadini agera kuri 6 mu gihe cya Paulo, cyangwa se anarenze dayire, kuko na Christianisme yari yajemo. Ariko reka nivugira abiri niyo yari akomeye. Hari amadini abiri akomeye, rimwe ryitwa y'abasadukayo, irindi rikitwa y'abafarisayo. Abasadukayo bafatwaga nk'abanyamubiri. Kubera iki? Ngo ntibemeraga ibintu byose twebwe twakashingiyeho twemera. Ngo icyambere, ntibemeraga ko umuntu azuka. Ngo icya kabiri, ntibemeraga ko hariho abamarayika. Icya gatatu, ngo iby'abadayimoni n'umwuka ntibabyemeraga. Ibyo rero ngo rikabamo abantu baba intellectuel n'abakire. Ngo rikabafarisayo bo ngo bakemera kuzuka, cyo ni icyambere. Icya kabiri, bakemera abamarayika. Icya gatatu, bakemera umwuka. Urumva byatumaga abantu bavuga ati duri dini ry'umwuka. Aho rero niho Paulo yarari, ndetse akiri yanga, akiri umusore, yari umuntu w'imbere. Abantu bavuga ati Paulo yigishije turafashwa, yavugaga amategeko, abantu bose bakavuga turi umusore yarize, arabizi kweri kweri. Ibyo nabyo byari ibyirato. Wibuke, yari umuheburayo d'abord, ubwoko bw'Imana. Ariko mu bwoko bw'Imana akaba n'urobanuwe mu bwoko, kuko yari mu idini ry'umwuka. Ariko ntibigarukiyeho gusa, oya, akaba n'umuhanga uzi kwigisha kuruta abandi. Sinibyo rero gusa, ndakomeza none hagera mu by'umubiri. Ati murabizi, nigiye ku birenge bya Gamariyeli. Muri icyo gihe, muri ubu ngubu, ni nko kuvuga ati ngewe nigiye Harvard, ngewe nigiye Sorbonne. Izo ni universite zikomeye ku isi. Uvuga ko wize, umuntu akareba hasi buhoro akavuga ati yego warize. Cyangwa se ngo nigiye Yale University, nkakubwira ngo ngewe nigiye Louvain. Urumva, ndavuga za universite renommée zizwi ku isi. Ni nk'uko nguko umuntu wabaga warigiye ku birenge bya Gamariyeli yaravugaga abandi bakamwumva. Si ngewe ubivuze, mu byakozwe n'ibice 5 niko bimeze. Ngo igihe bashakaga kwica intumwa za Yesu, Gamariyeli ngo yarahagurutse, ngo abandi bose baraceceka bamutegaga amatwi. Kubera iki? Ngo yari umufarisayo wubahwa. Byari bizwi ko ari umuhanga, byari bizwi ko ari umuntu ureba kure, kandi koko n'amagambo yavuze byerekanaga kwaza ubwenge. Yavuze iki Gamariyeli? Yarabarebye aravuga ati abantu mwirirwa mukubita mukabacecekesha ntibaceceke. Ati muri bucya ibirangije kuba mu minsi ishize, hatari umugabo witwaga Teyuda yarahagurutse ngo yita umuntu ukomeye, ngo abantu nka 400 baramukurikira. Ngo hanyuma mumaze kumwica, ngo abakurikiraga Teyuda n'ubu hari n'umwe muherutse kubona. Ati si we wenyine, ntimuzi witwa Yuda se? Ati nawe yarahagurutse yitwa ukomeye, abantu baramukurikira. Ati nawe muramwica. Ati hari abandi mwabonye bamukurikira? Ati reka da. Atari ko ababo mubitondere, baravuga ko Yesu yapfuye. Haleluya. Barimo baravuga ngo yarapfuye. Wa mugabo mwaramwisha. Ati aho kugira ngo nabo bazime, barakurushaho kwaka. Ati ibyakoreshwaga nawe nabo barabikora. Ati ndabasabye rero mwitonde, bitagaragara hari ko muri kurwanya Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Nguyu Gamariyeli yari umuhanga, yari umugabo uzi ubwenge. Paulo rero yari umudisiple we. Ababizi bavuga ko yari dogiteri mu mategeko, yari umuhanga. Ninde utabyirata? Hari umugabo umwe iyo wamwandikira gutavuze ngo professeur, yarakubazaga ati niga twari kumwe, niga ubwo niba na service wari ukeneye c'est fini. Ngewe niga twari kumwe, imyaka nigishije muri kaminuza twari kumwe. Uratinyuka ukavuga izina ryanjye yashizeho ngo professeur. Na Paulo rero yari docteur. Ntabwo ngarukira aho ngaho. Umva icyanyuma rero cyari gikomeye kurenza. Urumva, mutekereze nawe, mu by'umwuka murumva hagaze neza, mu by'ubwenge murumva ukuntu hagaze neza. Nta nubwo ari ibyo byonyine gusa, ndongeraho icyanyuma, ngo yari afite ubwene gihugu bw'Abaromani, yari umuroma, kandi ubwo yarivugiye ngo yarabuvukanye. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo yarabeshye ntiyabuguze. Ubundi kuba umuromani byabaga bivuze iki? Ntabwo muri iki gihe cyacu bishobora gusobanurwa neza. Ariko reka ngereranye, ni nko kugira nationalité américaine. Vuga ngewe mfite ubwene gihugu bwa Amerika. Kuba tabizi ibyo bintu bifite inyungu udashobora kumva. Abo ngabo benshi ntibabasaba visa iyo bagiye kujya mu bindi bihugu.
wowe ushobora kwandika uvuga ngo ndasaba viza yo kujya mu Bufaransa, bakaza kugenzura ukamara amezi 5 bavuga ati ko nabasabye ko mutansubiza, ariko abanyamerika bo baza ntawe uyibasabye. Uranyumva neza? Ntabwo byumvise. Mu gihe cya Paulo ntabwo ari cyo byari bivuze. Cyaraziraga ko umuromani niyo yakora amakosa afungwa. Mbega bari bafite icyo bita immunité diplomatique. Umuromani uretse gusa yagambaniye igihugu cye, ariko niyo yazaga iwanyu agakora amakosa, agakora ibyo akora, yenda ikintu cyoroshye mwari gukora kwari ukumufata mukamusubiza iwabo gusa, yenda iwabo bakamuhana, kuko we yabaga afite mwabyumvise, buri muromani wese ntameze nk'abandi. Paulo aravuga rero ngo maze kumenya Yesu, maze gusobanukirwa Yesu, maze kumenya ubutunzi buri muri we, maze kumenya uko ateye, maze kumenya ibyo twiringiza, ndavuga ngo ibyo byose, ubufarisayo bwanjye, ubwisiraheli bwanjye, uromani bwanjye, amashuri yanjye, byose mbihinduye ubusa, ndetse oya mbitekereje nk'amase. Kubera iki Paulo we? Kubera ubutunzi butagira akagero buhishwe muri Kristo Yesu. Ngewe ntabwo mbaye mu itorero vuba pe, ntinze mbabarire nivugiye rwose. Nagize amahirwe mvukira mu barokore, ndavuga data na mama sanga bakijijwe. Njya mvuga materineri, ngewe niga la tete les oreilles, nabyize mu rusengero. La tete les oreilles, la tete, ngewe nabyize mu rusengero. Ku myaka ngira ngo 12 nibwo nabaye 11, nibwo nabaye perezida wa korali y'abana. Ibyo ntabwo bivuga ko ntari umunyabyaha, ariko iyo tubuzabona tuvuga ati yo disi yakuza n'umutagatifu. No, nari umunyabyaha nyine umeze utyo. Ndakomeza mbikuriramo. Icyo shaka kubabwira, hari ubwo umuntu aba mu idini ariko ntasobanukirwe. Hari ubwo umuntu amara imyaka myinshi mu idini ariko utamubaza ngo mbega uribereye miki. Bavandimwe, ndagira mbabwire ngo turekeraho kubeshya. Yesu kugira ngo umukurikire, Yesu kugira ngo akurekeshe ibindi, banza usobanukirwe ko muri we harimo ubutunzi, harimo inyungu irenze ibyo usanzwe ufite. Mu gihe utarumva ibyo uzananirwa. Wibuke aho tugana, ntabwo nabyibagiwe, turi muri rya jambo rivuga ngo ndamaranira gufata, gusingira aho dutanguranwa. Hari ahantu turimo turatanguranwa, ni n'amasiganwa rega, turi mu masiganwa turatanguranwa. Paulo we ntabwo avuga kunanirwa, jamais, ntabwo ananirwa. Kubera iki? Yabonye ubutunzi, arangije aravuga ngo ndabizi neza Yesu hari icyo afitiye, hari icyo yamfatiye mu kuboko kwe, hari icyo yamfatiye. Ndamaranira rero ngo hari mfate icyo Kristo yagize gute, yamfatiye. Amen. Hari icyo Kristo agufitiye, hari icyo Yesu agufitiye. Ndagira nkubwire, twe kuba hari igihe tuba batagatifu ba nta kigenda, gusa Yesu nzagukurikira kubera iyihe mpamvu, kubera iyihe mpamvu. Rimwe mu Kristo yajyanye abasomye agatabo k'umugenzi, abataragasoma ndababwira ati ntacyo, ni agatabo kavuga urugendo rw'umukristo. Ngubwo mu Kristo yatangiraga urugendo rwe ngo avuye mu gihugu cy'irimbukiro ngo ajya mu gihugu cy'amasezerano. Ngo witwa Nyamugijya Nino yaramukurikiye, ngo yarebye ukuntu umukristo mwiza, ngo gose ngo agenda asize ibintu byose, avuga ati ko nanjye ndagukurikira pe, ati ntacyo tujyana, ati kandi n'ukuri mwizerwa. Ndagira ngo umenyeshe nako Nyamugijya Nino ahonge uzamererwa neza, ati twigendere. Wibuke izina waryumvise, yitwa ngo iki? Nyamujya. Ashobora kuba avuye hano kuri arete agiye Nyamata, yahura n'umunyonzi akamubwira ati waretse nkakwijyanira i Kigali. Akajya Kigali, yagera ataragera hirya hari ati ugiye hese mane, waretse tukajya tujya aho bari kubaka ikibuga se, nabwo agahita akagenda, kuko ni Nyamujya akurikiye mu Kristo. Baragenda ngo barenze aho bamusekaga, none habaza mu Kristo ati mane ngaho mbwira rero aho tujya harya hameze gute. Undi arambwira ati hano tugiye, ati ni heza, ati tuzabona yabera banesheje isi, tuzareba Imana mu maso. Ati aho mbubwira, ati tuzareba wambambiwe amfira ibyaha byanjye.
Nyamugijya ni ati ko numva ari byiza we, ko numva ari byiza. Ati ariko ntabwo biragerayo neza, ongera umbwira ibindi. Ati aho ngaho tugerayo ntabwo tuzapfa, ataho tuzabaho nta kwifuza kuri yo, ataho abaho bose barakundana, ataho mubwire ati bahora bareba Imana mu maso, ati kandi kudapfa bazahora bakwambara nk'umwambaro. Nyamugijya ni ati ko numva bitaragerayo, mu Kristo aramureba atarega uri murandushya, ati ibyo nkubwira sibyo biri kumfasha, ati kuko ndabyibwira kuruta uko mbikubwira. Muranyumvise nibura? Mbega ntabwo ayo magambo ari yakomeye, ahubwo ayo magambo mu mutima iyo ahindutse ubuzima, iyo ahindutse ubutunzi, iyo ahindutse inzara, iyo ahindutse icyo ushaka, ibindi byose bitakaza agaciro. Turi kujyana nshuti zanjye, turi kujyana. Haleluya. Iyo ayo magambo aguhindukiye inyungu, iyo wibutse ko bavandimwe, ngewe njya ntangara, Bibiliya iravuga ngo ikintu Imana izaduhemba, ikintu Imana izaduhemba. Niko Pawulo yavuze, ngubwo mwatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Urumva none ngo nicyo kiduha ibyiringiro byo kuzabona Imana. Kuzabona Imana ni igihembo, aho maze kubimenyera nta n'ikindi kizanjyana mu ijuru, ni ukureba Imana. Kubera ko Mose yigeze kuyitetaho, ayitetaho, baba bacuti kugeza ubwo bw'Imana ati niturabacuti. Nibaza ko ari nkuko bati ngiye nawe ntitwabwunze, nyereka mu maso hawe. Imana iramureba ati Mose ndagukunda pe, ariko ibyo umbwiye ntibishoboka, nta wandebesha amaso ngo abeho. Ariko muri Kristo Yesu aratubwira ngo nituzuka tuzareba Imana mu maso. Bavandimwe, kuzareba Imana hehe? Mu maso. Aho mba haba abastar. Nimvuga abastar nyine ba Messi muramuzi? Murimo murigira ibiki ko mutansubiza? Messi muramuzi? Na Neymar. Njya ndeba iyo bagiye gukina umupira, kabona abapapa bakuze bavuye mu bihugu byindi kure, ukumva arimo aravuga Icyarabu, undi ukumva aravuga Igihinde, undi ukumva aravuga ururimi utarumva na rimwe. Duhagaze ku muhanda twese, ku muhanda umwe wese afite iPhone, ahagaze atya, ameze atya, babyigana ariko abato n'abakuru, ngo Messi aceho amwifatira ifoto, cyangwa se nareba uko agenze yenda muri metero 200 amufate selfie avuga ati ngewe nari impibereye. Mbega iyo umubonye wunguka iki? Messi ni Messi nyine. Nta kintu umuntu urakimwe arunguka yabonye Neymar mu maso. Turi kujyana? Njya mbona abajene ngo hazabyitaramo ngo nzaba mpari. Yego, iyo ugiyeyo utaha umeze kwa kundi, ariko hari uwo tuzareba tukabaho, hari uwo tuzareba. Iyo haleluya we, hari uwo tuzareba mu maso, hari uwo tuzareba mu maso. Nkugire ntabwo mbufite amagambo nabigusobanuza. Hari uwo tuzareba mu maso, bikaba ubuzima, bikaba igihembo cy'ubuzima, bikaba ubundi buryo bwo kubaho, bikaba kumbabwire ngo iki, ntabwo mfite amagambo abisobanura. Hari uwo tuzareba mu maso tukibagirwa umubabaro, hari uwo tuzareba mu maso urupfu rukaduhunga, hari uwo tuzareba mu maso tukibagirwa iyi si, hari uwo tuzareba mu maso ibyo bihinduka ubuzima gusa. Pawulo rero ngo amaze kumenya, ntabwo umwanya ntiwakunda, ngo yagereranije bwa bufarisayo bwe, ngo arebe uburyo yagerageje amategeko, ngo arebe uburyo ayo mategeko atigeze amuha gukiranuka, ngo ariko yibutse ko muri Kristo Yesu ngo Imana yamuhaye gukiranuka kwayo. Nyumva neza, ntabwo Imana yamuhaye gukiranuka kwe, oya, Imana yamuhaye gukiranuka kwayo. Niko Bibiliya yavuze, ntabwo ari gukiranuka kwa Pawulo, ngo kuko yizeye Yesu gusa. Imana yaravuze ngo ugukiranuka nguha si ukwawe, ndakubaraho, ndakugabira gukiranuka kwanjye. Uko niko kuzatuma uhagarara imbere yanjye undebe mu maso. Amen, amen, amen. Pawulo rero aravuga ati ntimundeba, ntimwibwire ngo nagezeyo, reka da,
ndacyarwana, ndamaranira ngo haringere no ku muzuko mpfe nk'uko yapfuye. uzi icyo yavugaga? Bibiliya itubwira neza, ubundi nibyo koko twarakijijwe, dufite gukiranuka kw'Imana ubwo twizeraga Yesu, ariko ntabwo uwamwizeye agarukiraho. hari ubundi buryohe burenze ubwo, ni ukugera ku gupfa kwa kamere, noneho gukiranuka kubaho kwa Yesu kukaba muri wowe. Iyo tuvuze gupfa kwa kamere ni iki bavandimwe? Ubundi uko gukiranuka Imana yakubazeho, iyo urushijeho kwegera Yesu, noneho ukugenderamo. Ariko ndabizi ko muri bunyumve, ndabyizeye. Ngewe iyo mvuze ngo narakiranutse, mbivuga kenshi. Hari umugabo wakabije iyo mvugo yose nayivuga, yaravuze ngo azajya mu ijuru, ngo nuramuka ugezeyo ntumusangeyo, ngo uzamenye ko wibeshya aho uri ko atariho. Urumva neza? Yaravuze ngo wazajya mu ijuru, ngo ku buryo nugera mu ijuru ntumusangeyo, ngo uzamenye ko umwanya urimo atariwo, uzaba wibeshya. Yenda ngewe singeraho, oya, ariko ngiye ndabizi ko nzajya mu ijuru. Kubera iki nzajya mu ijuru? Kuko nanjye nizeye umwana w'Imana. Imana ikambaraho gukiranuka kwayo, ikangabira gukiranuka kwayo tubonera muri Kristo Yesu. Ariko ntabwo bigarukiraho, oya, ahubwo ndamaranira, ndarwana intambara nguko gukiranuka yambazeho, noneho nkugenderemo. Reka mbaho urugero. Ni nk'umwana, ngiyewe mfite umuhungu ufite imyaka agiye kugera imyaka 10. Ubutunzi bwanjye bwose murabizi dukorera abana bacu bose, sibyo? Ibyo ufite nibo dukorera, ariko sinshobora gukora ikosa ryo kubimuhereza, sinshobora, kereka maze gukura. Ubagize ibyago rero ngapfa, unyumve neza, nubwo amafaranga ari we amwanditseho, azakomeza abeho nk'uko abamurinda bagomba kumurinda kugira ngo agere muri ya myaka y'ubukure. Unyumve rero, nubwo amafaranga araye, ariko mu by'ukuri ntabwo yabereyeho, ntabwo yabamo, kubera ko agifite imyaka y'ubuto. Ni nako rero natwe bimeze. Kristo Yesu afite gukiranuka kw'Imana, niwe gukiranuka kw'Imana yakutubazeho, twaguharuweho. Ariko iyo dukuriye muri we, noneho dutangira kukwinjoyinga, dutangira kukugenderamo, dutangira gusa nako. Nicyo yavugaga rero, ndamaranira ngo ngere, haleluya, kugeza ubwo mfashushanywa no gupfa kwe. Yavugaga iki se? Kuko ngewe kamere yanjye yabambanywe nawe, napfanye nawe, mu kwizera napfanye nawe. Ariko ngendeye noneho no gupfa bigaragara. Undebye akavuga ngo uriya nta kigenda nk'uko abisi bagenda, uriya nta kivuga nk'uko abisi bavuga, uriya nta gitekereza nk'uko abisi batekereza. Kuko gukiranuka kw'Imana nabazweho, noneho nkugenderamo. Amen, amen. Ndamaranira ngo ahari mfata icyo Kristo yamfatiye. Ntabwo ari ibyo gusa, nubwo nacyo nagifata rero, unyumve neza, nubwo nacyo nagifata ntabwo bihagije. Ndasa na Yesu nibyo, ndagenda ndushaho gusa nawe, ariko ntabwo intego y'agakiza yari, oya, ndanasiganwa nganaho dutanguranwa, ndasiganwa nibuka ko mu ijuru ari iwacu, ndasiganwa nibuka. Kandi ku murongo wa 20 niko havuga, somera Pastor Olivier, umurongo wa 20 niko havuga, ntabwo ari amagambo yanjye. Abafilipi 3:20 yasobanuye ahatanguranwa gana, aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaba. Yego, Paulo aravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura umubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Imana ishimwe, kuko afite imbaraga zimubasha kumubashisha kwigandurira byose. Imana yacu ishimwe cyane. Urumva Paulo yatanguranwa gana intego y'agakiza, turagana mu ijuru. Amen, 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 amen. Imwe nigeze gura n'inshuti, si inshuti, twariganye, none tuyaherukanaga mu myaka, twerukana muri 99. Urumva ukuntu ari kera. Duhureje ubundi muri 2021 ngira ngo, arambona arambwira ati uracyari umurokore, ye baba we, kuva cyagiye n'ubu uracyari umurokore.
ntindacyariwe. Atuzi imitsingi ngiye maze kunywa yababa we, turacyari umurokore, ntindacyari umurokore. Twari duhuriye ku kibuga cy'indege, ati baba we, ati njya nkubona wigisha n'ubu bya bintu uracyabirimo nti cyane ntigute se. Namwe none se ubundi mbijyamo intego yari iyihe? Kwari kugira ngo nzajye mu ijuru. Yesu ntaragaruka rero, dutegereje umukiza. Bavandimwe, ntabwo twakijwe ngo tugure amazu. Muzanareba abafite meza hano ntibemera ibyo musenga, ndabesha? Kandi sugira ngo ntibabibona badasenga nyine. Imana imeze ngibyo, bimeze nk'imvura ivubira babi n'abeza. Nawe nubona uko uyubaka uzayubake, uranyumva? Nta nubwo twakijijwe ngo turongorwe, no. Hano hanze hari abantu bata umugabo umwe agashaka undi, ukagira ngo we wagira ngo afite imiti bakurura. Nawe nubona uzarongorwa, c'est pas un problème, uranyumva neza? Nta nubwo twakijijwe ngo twige, nawe nubona uko wiga uzige. Ibyo ni ubuzima bwacu. Twebweho twakijijwe, intego yacu ari imwe, ari ukugira ngo ubuso umwe. Haleluya! Icyambere twabazweho gukiranuka kw'Imana. Icya kabiri turamaranira ngo tugende turusha gusa na Yesu kugira ngo dushushanywe n'ubwiza bwe. Icya gatatu, the final destination, aho tugana ni mu ijuru, ni mu kureba mu maso y'Imana kugira ngo nitumubona tuzase nawe. Hanyuma rero muri icyo gihe turimo, mu gihe tukiri mu isi, ese tubaho gusa dusenga twiyeza? Hari abantu nzi bitwa ngo nabere baba mu nzu basangira ibyabo, batajya bagira icyo bakora, ahubwo umurimo bakora n'umwe gusa, n'uwo gusangira ibyabo, n'uwo ngo bategereje Yesu. Oya, Paulo yaravuze ngo oya, maze kumenya ubwo butunzi butagira akagero, maze kumenya iyo neza itagira akagero, ngo nahisemo ku buzima bwanjye mbwegurira Imana ngo nkomeze umurimo, nkora umurimo wo kugira gute, wo kumenyesha abandi icyo Yesu, ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Hari umugani, ni sino umugani n'ibintu byabayeho. Murabyibuka mu gihe cya Elisa higeze gutera inzara. Hamaze gutera inzara, hanyuma ngo umwami wari wateye i Samariya ngo azenguruka umujyi. Kera iyo bubakaga imijyi bagombaga kuyizengurutsa inkike cyangwa se clôture. Bagombaga kuzengurutsa umujyi, clôture ukaba ari umujyi uzengurutswe, hanyuma abantu bagatura imbere. Wari uteye rero umujyi araza azenguruka iyo clôture, abantu bicwa n'inzara, ngo kugeza ubwo abagore babiri baganiriye ati mureke turya abana bacu. Muratekereza iyo nzara? Ngo bakajya bavuga ati mureke turya abana bacu. Sinibaza imbaraga aba bagore babonye zo gufata icyuma ugaca umutwe umwana wawe ukamubaga ukamurya. Iyi nzara yari iteye ubwoba. Ibi bintu ntabwo ari umugani, byabayeho. Ngo barumvikana ati turabanza uwawe, nitumurangiza uwacu tuzarya uwawe. Kubera inzara, nibaza ko nk'uyu mwana bamuriye nk'amezi 4, niko nibaza, sinari impari, kugira ngo barye gato kugira ngo kameme batamurira rimwe. Ngo uwo ngo warangiye rero begera ati nangereza n'uwawe tumurye. Ngo umubyeyi wa kabiri agira impuhwe, biranga. Ntabwo ari cyo nashaka kuvuga. Hanyuma rero Elisa ngo arahanura, aravuga ati ejo nk'aya masaha, ubwo wenda tuvuge ko hari 4:30 ejo nk'aya masaha ku muryango w'i Samariya winjira, mbega kuri arete, ifu izabigurwa nk'amafaranga 10 n'urugero, ikiro cy'ifu. Mwibuke ibyo kurya byarabuze ku buryo abantu barya abana babo. Noneho umuntu agatinyuka akavuga ngo ejo ngo muzamuri kurya kahunga, ngo n'ifu izabigura amafaranga 10. Nibaza ko ambwira ati, niyo mpamvu umugabo ati ibyo bintu uvuze n'amarembo yo mu ijuru niyo yakinguka ntago byashoboka. Ndaramubwira ati ntabwo wizeye ijambo ry'Imana uzabirebesha amaso yawe ariko ntuzabiryaho. Ndakomeza rero saho nashakaga, nagira ngo ntavuga bya bindi mutumvise inkuru aho yahereye. Ngo hari ababembe ngo bari barajugunye inyuma y'umudugudu kugira ngo batanduza abandi. Urumva nawe abimbere inzara yarabisha, abinyuma bari bameze gute? Bari barapfuye, sinari impari, namwe nimwibaza. Bari bameze nka secret, bari barakonkobotse bumye. Baravugana ngo ari bana atari kose turapfira iki hano? Ko n'ubundi gupfa ari ugupfa, ko gupfa naba ari ukwicwa n'inzara. Twamanutse mu Mafilisitiya tukabakeza, batwica tugapfa n'ubundi turapfuye, badukiza tugakira n'ubundi ni hahandi. Ngo mu gihe bagendaga Imana y'igitangaza, njya mvuga ngo nicyo mu bitangaza byabayeho n'ibyo. Ubundi ababembe muzi ukuntu bameze, iyo agenda gutyo ntakandagira neza.
uko bakandagiraga ngo Imana ikumvisha abari mu ngando y'Abafilisitiya ati shari do komba ziraje. Uranyumva? Ni ibibunda rutura biraje. Ati ye babawe Imana ibateza mu bwoba. Baravuga ati buriya umwami w'Abisirayeli yaratugambaniye, yagiye guhuruza ingabo zo mu Egiputa, turapfuye turashize. Ibuke abarimo bakandagira nabaki nababe. Uko bazamura gusa akaguru Imana ikavuga ati umva amagare n'amafarashi, umva muri minsi umva ati umviriza ibifaru byo mu Burusiya, sijya bigezweho. Ni mwumva ibifaru byo mu Burusiya ati turapfuye. Ngo bose bariruka basigamo bya byo kurya. Ngo ababembe bahageze, nawe urabona umushonje rero. Barariye ibitetse, bariye ibishuhije, bariye ibyaraye, bariye ibitaribwa, baragerageje kurya ngo bibe ubutunzi. Bageze bavuga ati turimo n'ibiki. Turi mu biki kwera. Abandi mu mudugudu barapfuye. Turabizi abantu barimo bararya abana babo, natwe turariye turacecetse. Bavandimwe, ndagira mbamenye twebwe twarababembe dukwiriye gupfa. Ibibembe mvuga n'ibyaha byacu, twarabo gupfa, twarashizwe inyuma y'umudugudu n'uwuhe. Paulo niko yavuze, aravuga ngo mwari abanyamahanga kera, mudafite Imana rurema, muri abashyitsi n'abimukira ku masezerano y'Imana, nta byiringiro by'ibizaba. Ndavuga ko zajya mu ijuru nabitewe n'ikisi, nuko Yesu yangiriye imbabazi. None ubwo maze kurya nkaba nuzuye ibyiringiro byo kuzuka, dore inkuru nziza ngufitiye. Jya mu murwa ujya kuvuga inkuru nziza, jya mu murwa bwira abandi ko Yesu akiza, jya mu murwa babwire ko ibyo kurya bizabonetse, babwire ko Yesu aruhura, babwire ko Yesu atabara, babwire ko tuzazuka. Dore isarura barikora naba ngaba. Reka nkubwire pastor, ngewe ntabwo nuzuza abantu ngo mbibikoreza nk'umutwe. Ivuga butumwa uvuga ati nintagenda se ntibazambaza ngo narindi. Urabona arimo aravuga ati kandi ndi mu badamu, none se ko abandi bari bugende ngewe ndavuga ko nasigaye hehe. None ukaza no kuvuga Yesu ukajibona umuntu afite isoni zazenzi zitabaho. Rimwe twagiye muri Denmark, mu majyaruguru ya Denmark, iyo mu cyaro kure ahantu hakonje bitabaho. Tugiye kuvuga ubutumwa bwiza, bari bateguye icyo bita marches pour Jésus, kugenda mu muhanda. Abo twari kumwe ukajya bibaza ati ubu turagenda mu muhanda kweri muri aba bazungu, urasukana n'abazungu twe dufatanye turavuga ikisi. Ngewe nta kidanwa habe n'ijambo na rimwe narinzi. Ndabwe ariko mu nyigishe gusa ikidanwa kimwe mu kinyigisho cyavugaga ngo iki, Yesu aragukunda, wowe Yesu aragukunda. Barambwira ngo biravuga ngo Jesus Elskadai, Jesus Elskadai. Ndabwe ni mumereze yo mikoro rero ngewe ndabona mufite isoni muyimpereze. Jesus Elskadai, Jesus Elskadai, Jesus Elskadai. Nibura wabwira umuntu ngo Yesu aragukunda. Hari wampamagaye mbonye bafashe kuri telefone ngo nawe ugenda mu muhanda uvuga kuriye. Ndamubwira nti impamvu ndayizi neza. Jesus Elskadai, Jesus Elskadai. Ndagira nkubwire niba warariye ibyiringiro, niba uzi kuzazuka, niba uzi ko Yesu akiza, niba uzi ko Yesu agira neza, nakabuza ukabuza aho yakuvanye, ukabuzi ko ari umubembe utari ukwiriye imbabazi ze, uzabwira abandi neza ye, uzabwira abandi gukiza kwe, uzabwira abandi gutabara kwe. Ugira se ngo sindangije? Nuko dusarura nyabona. Yohana yaravuze soza yaravuze. Yohana aravuga ngo niba koko Kristo Yesu yarapfiriye abanyabyaha, tukaba tubizi neza ko yagupfiriye uri umunyabyaha, nta kindi kintu wakorera ubuzima bwawe uretse gutanga kubaho kwawe nawe kugira ngo abandi nabo wowe ugapfa ngo abandi nabo bamenye Yesu. Noneho wowe ntibagusabye gupfa, bagusabye kubivuga gusa. Iyo byanze se agutwara iki? Iyo byanze agutwara iki? Ugatinya n'umunyonzi. Umumotari se agutwara iki? Nge nigisha abadamu kuvuga ubutumwa biroroshye. Ugenda ugiye kurangura ko nimugiye kugura babyita ngo iki, kugura apana detail kurangura
mbega utagura ibiro bibiri ujye kugura kumva ngo nabonye amafaranga ngiye kugura ibiro 25 stock très bien abadamu mana ya uyu munsi nimwongera pastor uzampamagara nimwongera kugenda umva tekiniki ugiye kugura stock nugera kwa mama Abudu uranyumva neza umucuruzi ifu mubwire bonjour mama Abudu bonjour urakomeye narinje kugura stock urabizi ukuntu twese rero iyo tugiye guhaha tuba turi ba mama ba papa ba bossi papa wanje mama wanje karibu mama wanje suko baryoshya mama wanje nawe ujye ubyemera yego mama Abudu amakuru yawe si ni meza harya mama Abudu mpereza nzanira amasabune 3 nzanira n'ubuto nzanira n'agafuka ka kawunga akibigezaho sohoramo amafaranga abanza yabone namara kwabona ngo harya mama Abudu wamenye Yesu wowe ujye amwereka gusa amafaranga nta matinde ari hehe amafaranga urabona nyashize hano aya ngaya ntabwo naba nkibwirije mwese mwavuga ati yayatoye ariko amafaranga aya ni nk'umuntu aya gumye aha ikibwiriza cyaba gipfuye kuko buri wese akomeza batari kuse nayande buriya nyindu yasize atera umudugararo aya ngaya umva rero ujye yamwereka mama Abudu wamenye Yesu oya ariko mama Abudu Yesu yaragupfiriye umwizera ntazarimbuka ibyo biragoye ngewe ndabizi nzajya mu ijuru uzi impamvu ubu bizerera mu mirimo niyo mpamvu gupfa ntibabizi ko nibazuka baza ngo Imana izashyira ku munzani twebwe turabizi neza nituzuka yatubaza gukiranuka kw'Imana tugenda dusa nawe tuzamureba mu maso nimujya kugura stock ibyo byabananira mwebwe twe kwa mama Abudu ujye kwa murokore atari ku iryo zina ubundi witwa urarizi neza ubundi we warokutse iki muroko ko ariyo yayo ese nawe buryo gisengera kwa Didier ndabemera ko Olivier nuko nguko nyine kurengwa kuryoshya toya warakijijwe nukuri najyaga mbwira abasore ngewe ngitega moto Imana irabizi neza nta na rimwe nageragayo ntabwiye umumotari niba Yesu amuzi Yesu uramuzi Yesu waramwakiriye Yesu ni umwami w'ubuzima bwawe ni ibyo rero mva neza ni umbajije ngewe kimwe mu bimenyetso by'umukristo mama Yesu aguha umugisha mwinshi twarahuraga mu modoka ngewe nari narabitangira nkabona natangiye ngo mureke bavandimwe tuganire ku ijambo ry'Imana nkumva navuga nti munsigaho batagira ngo turaziranye ibyo nkubwira n'ukuri nkumva navuga ati nyagasani ninjiriyemo iki kandi ubwo yabaga yambonye senga Yesu nanjye barabishyiramo we Imana iguha umugisha mwinshi warakoze kandi mu ijuru nitugerayo ndabizi neza hari abantu tuzagira tuzi ngo ubwo nyine twishyize mu myanya Yesu agiye guhamagara nomero ya mbere pastor senga mubone ntaje kera turi muri primaire bajyaga bahamagara mu kibuga kumva baravuga ngo uwa mbere ni ni Sengimana ukagira ngo ni wowe kumbe ni Senga ugasubira inyuma ni wowe nomero ya kabiri ni Emmanuel ukagira ngo ni wowe ugasubira inyuma namwe muzajya mwira ngo nitwe ba mbere kandi atari byo kuko abahinduriye benshi ku bukiranutsi nibo bazaka nk'inyenyeri mwijuru nibo basitari nyabuna abo rero nibikunda kumuvuga ataraguhagije nibikunda kumugabura nta nzara yakumaze nibikunda kumuvuga utaributse neza ibibembe byawe bizari bigukojeje isoni nyamara utarabyibutse ngo umenye ngo ngewe nari nuzuye isoni z'ibyaha ngewe nta byiringiro nari ifite ngewe uwo Yesu nta kabuza uzamugabura Imana ibaha umugisha.